ese ubundi ni byiza gukora imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno ni byiza ese wowe ubitekereza iki iyo wumvishe abantu bakora imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno ese akenshi wenda twebwe tuzi ngo abahungu akenshi ngo nibo bakora imibonano mpuzabitsina ari yo mu kibuno aribo dukunda kwita batinganye ariko nagira ngo nkubwire ko kw'iki gihe ubu ngubu n'abakobwa basigaye bakora imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno akenshi twumva ngo biraryoha kubabikoze nyine ugasanga umuntu yabaye mu mutwe wiwe nyine sinzi uburyo nabivugamo mu mutwe we nyine akunda mu kibuno nta handi hantu yarongora kabone n'ubwo igitubo wakimushyira imbere rwose ntagushyukirwe hari abantu aka kanya hari abantu b'abagabo bafite ingo bafite abana ariko ugasanga yirongorera mu kibuno cyangwa se ugasanga ibyo ngibyo byo kuba yakora imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno ugasanga ntiyabibwira uwo babana cyangwa se bashakanye hanyuma akaba yarindira wenda kujya gushaka undi muntu ariko ngewe reka mbabwire wenda birabaryohera pe kuri mwe mu bikora wenda birabaryohera ariko nagira ngo mbabwire ko imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kibuno ntago ari byo nyamuneka mureke dukora imibonano mpuzabitsina ahabugenewe ese wagize ngo Imana yagiye kurema ikibuno ikarema yaremye ikibuno irema n'igituba nuko yavugaga ati iki gituba kizakora iki n'ikibuno kizakora iki ikibuno cyaremewe gusohora imyanda yo mu mubiri rero sinzi impamvu gusa sinjajinga mwebwe mu bikora simba jajinga ariko ndabagaya simba cira urubanza ariko ndabagaya ntago ari byo ariko nanone reka turebe impamvu ese n'ukubera iki abantu benshi kw'iki gihe basigaye bakunda imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno ni ukuvuga ngo mu kibuno harashyuha cyane hagira ubushyuhe ni ukuvuga ngo niba mu gituba hashobora kuba hafite nka 30 y'ubushyuhe nka 30%, mu kibuno haba hafite nka 70 cyangwa 40. Nyine urumva mu kibuno hashyuha cyane kuruta mu gituba. So niyo mpamvu rero abantu benshi nyine kw'iki gihe abagabo benshi bikundira imibonano mpuzabitsina yo mu gituba, nyayimini yo mu kibuno, kubera ko harashyuha. Harashyuha cyane, umugabo harongoye ntago ashobora kujya kurongora mu gituba. Nagira ngo namwe babwire mwabana mwe birirwa bashuka ngo waduhaye mu kibuno, ukavuga ngo bampaye amafaranga, bampaye ayangaya, reka mpfe kubikora. Ntago ari byo. Rero urumva ubushyuhe bwo mu gituba n'ubwo mu kibuno ni ibintu bitandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi hanyuma abantu bakora imibonano mpuzabitsina biba koronike mu mutwe, ku buryo ashaka kugusaba ngereka mbahe aga story gatoya, hanyuma dukomeze. Ariko kandi mwibuka gukora subscribe, mukanakora share na like na comment kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byanjye cyangwa se ibiganiro nkora, mukomeze mumbona mwebwe mu nkunda, mwebwe mu mfana. So noneho rero nyamuneka like, nyamuneka mukore like kugira ngo mujye mukomeza mubone. Ntago mushaka kumbona ndahari kugira ngo mumbone, niyo mpamvu mugomba kunshyigikira. Inkunga yanyu ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma noneho rero reka twikomereze. Naringiye kuvuga ngo reka mbahe aga story gatoya. Hari umuntu twigeze guhura ni kera pe. Uwo muntu turahura turaganira tuza guhuza, hanyuma noneho uwo muntu aza kunsaba nyine bisanzwe by'abahungu n'abakobwa, se simubizi. Aza kunsaba arambwira ati Nadia, naragukunze pe, naragukunze, nkunda nyine uko uteye, karakteri zawe ndazikunda, ariko se wareka tukazasangira? Ndamubwira ati nta kibazo, turagenda turasangira. Uzi ikintu yambwiye? Yarambwira ati wampaye siko nshaka ko dukora imibonano mpuzabitsina. Ni nta kibazo. Arangije arambwira umva twe tumaraye igihe pe, turi inshuti. Arangije arambwira ati ariko njyewe nikundira mu kibuno, nakubiswe n'inkuba. Ndamubwira nti subwo tutabeshyanye, mu kibuno ubikora ute? Kandi yari umuntu mukuru, deja mukuru pe, unduta kure, unamzaye. Nise waretse niba ushaka imibonano mpuzabitsina nkaguha ahabugenewe, apana mu kibuno, ko ngiye mu kibuno ntabikora.
anyereka uburyo mu kibuno kuharongora biryoha, uburyo ari byiza, uburyo ubikozemo, uburyo nyine ubikozemo nta kindi kintu wazakora cyangwa nta handi hantu wazakora imibonano mpuzabitsina. Nyine arabinshishikariza, arambwira reka tubigerageze, ariko ambwira ngo reka tubigerageze turebe bwawe. Ndamubwira nti rero reka nkubwire wa mugabo we, mu by'ukuri ntago nshaka kujya ngenda ninera. Izo ni ingaruka zimwe zo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kibuno. Rero ntago nshaka kuzajya mpora ngenda ninera kubera natinganye. Njye niko nabyitaga, niko ko natinganye. Ndamubwira ati se ninde yakubwiye yuko binera? Ndamubwira ati oya, ati ngenda bizi ko binera. So rero karako ababishaka muzasenga babwire karako. So rero ndagira ngo mbabwire ko hari abagabo hanze ahangaha bikundira mu kibuno kandi bafite ingo, bafite imiryango, bafite abana bakuru banatubyaye. Abagabo batubyaye ariko bo bakaba bashaka gukora imibonano mpuzabitsina iyo mu kibuno. Ntashobora kubibwira umugore we bashakanye kuko ni ikimwaro. Niba warashatse umugore akaba azi ko barongora mu gituba, wowe ukajya kumubwira ngo ndashaka kurongora mu kibuno, uri kumva byakunda? So niyo mpamvu rero abagabo bagenda bakareba utwana duto duharaye, akagukubita amafaranga yaba 100 yaba angahe, we akagushyira amafaranga imbere gutya akakubwira atakira, ariko kukwicira ejo hawe. Yega akakanya ugiye gukora imibonano mpuzabitsina mu kibuno, by'aka kanya pe wenda nizo ngaruka ntizikugezeho aka kanya, ariko nagira ngo nkubwire ko nubwo izo ngaruka zitakugezeho mu kanya, anytime izo ngaruka zizaza, uko byagenda kose izo ngaruka zizakugeraho, kubera yuko nyine erega uri kubikorera ahantu hatabugenewe. Nimushaka mu nenge ngo ko navuze ngo ntago ari byo, sibyo, ntago mbyitayeho. Nagira ngo mbabwire ko imibonano yo mu kibuno rwose si imibonano. Yego wenda birabaryohera mwebwe mu bikora, ariko nyamuneka rwose wapi, ntago ari byiza. Ngewe nicyo kintu nababwira. So noneho reka turebe ingaruka zo kurongorwa mu kibuno cyangwa se kurongorana mu kibuno. Ingaruka ya mbere nayivuze no mwako ga story nari mbabwiye. Ingaruka ya mbere kwinera. Kwinera si umuntu uri kumamagara ndi mu kiganiro. Kwinera ni ukuvuga ngo uko ugenda ukora imibonano mpuzabitsina mu kibuno inshuro nyinshi, uko ugenda uyikora inshuro nyinshi niko ikibuno cyawe kigenda cyaguka, cyangwa se sinzi uburyo nabivugamo, hagenda haguka muri uriya mwanya, hanyuma umura wawe ukageraho ukarekura. Ni ukuvuga ngo akenshi murabizi ko iyo wenda umuntu ashaka gukora po cyangwa se ndabivuga mu rurimi rw'abana, cyese iyo umuntu ashaka kunnya, akaba ariko mbivuga, umuntu mu busanzwe iyo ashaka kunnya, ni ukuvuga ngo kuba nahita mbishaka ntago bivuze ngo nshobora guhita ninera ku kanya. Nshobora kudahita ninera kubera ko umura wanjye uracyegeranye, umura wanjye uregeranye, ntago urapayuka, ariko ariko mbivuga. Noneho ngiye nkaba nagenda nakihigenga bagaterekanye ne wenda ningera aha ndaba nabikora, hanyuma nageraho ngeze nkaba nabikora. Ariko nuko ngo umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno, ibyo ntibibaho. Iyo byamaze kukugira chronique, reka bariko mbivuga, ujya gutekereza kubikora, ujya gutekereza kunnya byaje kare. Ariko narumvise ngo hari imiti ngo basigaye bakoresha. Ngiye kera najyaga nanibaza ngese babikora bibate, kandi jezi ko haba hakomeye. Kera turebe kera iyo wabaga wariye amapera iyo wariye amapera buryo wajyaga kurinya bikugoye. Ariko navuga ni subu koko nyine nza kwikorera ubushakashatsi bwanjye, nza kumenya nyine ubwo uko bikorwa. Ariko naje gusanga hari utuntu twabugenewe bashyiramo, bamara gushyiraho imborigati yinjiramo yihuta, nyine nta rutangira, hageraho ikibuno cyawe kikageraho kikamera nk'igituba. Ugasanga nyine umura wawe wamaze kwangirika, kubera ibyo bikorwa ukora biteye isoni. Urakora ibyo bikorwa biteye isoni, umura wawe wangirike. Kandi nagira ngo mbabwire ko ku bakobwa bishobora kukugiraho ingaruka zo kutabyara, zo kubabara umugongo kenshi, ugasanga horana umugongo.
umuntu ukora imibonano mpuzabitsina iyo mu kibuno ahorana umugongo. kandi ikindi reka mbabwira ikindi kintu mutazi, umuntu ukora imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno ariko reka manze mbabwire igituba kiraryoha pe. Nimushake mubyemere, nimushake mujye murongorwa mu kibuno, byo si bindeba, nta nubwo bindeba, sinacyo nta nubwo cyanzanye hano ari kugira ngo bindebe, ariko ragira mbabwire ko mu gituba hararyoha. Sinzi impamvu mwebwe mukunda mu kibuno, ntago mbizi pe. Uzarebe iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ahabugenewe biraryoha, wumva feeling, wumva ari sawa. Ariko noneho iyo wakoreye mu kibuno si ubwo. Ariko ubundi hari ikintu njya nibaza abantu mubizi, mumfashe muze kunyandikira muri comment. Iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno bakamurangirizamo, inanga zirasohoka cyangwa zirinjira, ako nakari kanyuzemo, muzambwire mwebwe mubizi. Muzambwire mwebwe mubizi. So rero nagira ngo mbabwire ko imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno si myiza, bitera ingaruka.